Reka nkwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri GNTV show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Kuri ya gahunda yo gusobanura amazina tugeze ku izina Eric. Dushimira n'umukunzi wacu yatubaje rino zina tukaba tugiye kumubwira ubusobanuro bwaryo. Eric ni wa muntu mushobora kwemeranya ikintu ariko mu minota mike ukabona araguhindutse. Ibintu akora byose ntago biba bigenda nkuko abishaka. Akunda kwidagadura, we ubwisanzure nibwo aba yishakira. Eric ngo ntago ajya abona umwanya wo kuruhuka kuko buri gihe ngo abahugiye mu bintu bitandukanye. Ahinduka vuba kandi ngo Eric ni wa muntu uba ufite igikundiro. Ikindi kandi Eric ahora ashaka ikintu yakora kugira ngo ayobore abandi. Agira impano yo kwishakishiriza icyerekezo cye ndetse no kuzagera ku cyo yifuza mu buzima. Nawe niba hari izina wifuza ko twagusobanurira, byandike hasi ahagenewe kwandika ibitekerezo tuzagusubiza twifashishije ubushakashatsi. Turagushimiye.